tugiye gusaba Episkopi akomeza dukorera umurimo kubw'abareyita kugira ngo nabo bahaguruke mu myanya yabo bigira imbere. Ngiyemo imbere cyane. Niwigeneye Marie Grace w'umuturwasi ya Muhura, Renzaho Evariste Nyabihu, Mbabazi Angelique Rutare, Mukasonga Berina Rutare, Shumuhendo Esteri Rutare, Iradukunda Gadi Paruwasi Rutare. Bitwa abajyana ubutumwa bwiza ba Yesu Kristo, kandi hano bamaze kuba tumurikira. None nk'uko mubareba hano mubitegereze neza, mwongere mubanyuzemo amaso, ntibanyuzemo ijisho ahubwo mubanyuzemo amaso, hanyuma muturebere ngo aba bantu bamaze gutoranywa baturutse iwanyu mu makanisa n'amaparuwase barahuguwe. None iki ni igihe bazamwe hano imbere y'Imana n'imbere yanyu kugira ngo bahabwe uburenganzira bwo gukora uyu murimo witwa ubuyobozi bwa Kirayiki. Ariko nanone haracyariho umwitangirizwa wo kubabaza ngo mbese muri aba bantu bahagaze hano hari uwaba akemangwa n'iteraniro n'itorero, waba uri hano mu bavuzwe kandi bahagaze hano imbere kandi witeguye guhabwa uyu murimo, natwe twaba twiteguye kumushyikiriza. Haba hari umuntu ufite impamvu kandi impamvu ifatika y'ukuri yatuma uyu muntu atagirirwa icyizere cyo gutumwa ubutumwa bwo gufasha abapasiteri mu gukora umurimo w'Imana, twatanga umwanya akaza akabivuga. Uyu mwanya rero tubahaye, kandi turasaba abantu bafata amafoto n'amashusho ko ndatuma mbasaba guhindukira noneho dukomezanye gahunda. Urashaka kuba mu bantu bahabwa uyu murimo w'ubureyita? Nta kamikoro kandi kahabaye, kandi mwifuza kuzafasha aba bantu kugira ngo basohoze izi nshingano tugiye kubatumamo. Turabaza iteraniro aba bantu n'abo tuzabatumamo kugira ngo dufatanye umurimo, ese mwiteguye kuzabakira? Reka twibutse abahagaze hano imbere namwe kugira ngo mubyumvireho bimwe mu byo dutegereje kuri aba bantu. Uyu murimo mwebwe muhagaze hano imbere ni umurimo ugusaba guhamagarwa gukorera itorero mu gufasha pastori wa paruwase urimo cyangwa watumwamo imirimo itandukanye irimo gusoma ijambo ry'Imana, kuyobora amateraniro, kuyobora amasengesho, kwigisha ibyanditswe byera kugira ngo abantu babashe kunguka no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ni umurimo ugusaba kandi kuzakorana na pastori uzahabwa gukorana nawe umufasha mu nshingano, harimo gusengera abanyantege nke, abafite ibibazo bitandukanye, abarwayi, abashonje ndetse n'abihebye ukabahumuriza. Pastori azagutuma gushyingura abitabye Imana, pastori yagutuma gutanga ubundi bufasha, umuco w'amahoro, umuco w'ubumwe, umuco w'ubwiyunge, umuco w'imibanire myiza mu murimo wawe aho uzaba uri hose. Nzajya mbikora
umwami Imana ari umufasha wanjye. uzagira umwete wo gusohoza inshingano nkuru z'ubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ubigirana ishyaka mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye. Icyo ni cyo cyifuzo cyanjye gikomeye. uzajya wumvira abayobozi b'itorero ryawe muri byose bikwiriye bijyanye n'amategeko y'itorero, birimo ukuri gushingiye ku ijambo ry'Imana, kandi biharanira iterambere ry'itorero n'iry'igihugu, aho abapasitori na paruwasi n'abandi bahawe utware bwo kuyobora uzabumvira, kandi muri ibyo byose biri mu kuri. Nzajya mbikora, umwami Imana ari umufasha wanjye. Abantu bashuje neza mu bahe amashyi barabimenyeye. Reka rero hamwe no kumara kumva kwemera, wowe Basabose Lambert, Serugendo Janvier, Elizabeth Robagiri, Yakaremye Frere, Uwingeneye Marie Grace, Benzawe Barise, Mbabazi Angelique, Mukasonga Beline, Tumuhendo Esther, Iradukunda Gadi. Maze kumva kwigishwa kwawe, maze kumva kwiyemeza kwawe, maze kubona kwiyemeza no kwitegura kwawe, ntangaje ku mugaragaro ko mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'Itorero ry'u Rwanda Diyoseze ya Byumba muhaye uyu murimo w'uburerida, ababikoze mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Hamwe n'ibyo kandi buri wese yakire igitabo cy'ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo ujye kubwiriza inkuru nziza zurura imitima y'abantu, uzikuye mu ijambo ry'Imana, nk'uko Umwami wacu Yesu Kristo yatuzaniye inkuru nziza gakiza n'ubutumwa bwiza, kugira ngo ubwoko bw'Imana buhumurizwe, bufashwe kandi bwubakwe, kandi bube imbarutso y'amahoro. Bityo rero bwiza, akira ujye ubwiriza ubutumwa 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 bwiza. Akira Helen, akira Esther, akira Gadi, mwakire. Twahaye urwandiko rw'umujyanabutumwa w'itorero rya Anglikani ry'u Rwanda Diyoseze ya Byumba. Twebwe Musenyeri Emmanuel Ngendahayo, umwepiskopi wa iyari Diyoseze ya Byumba, ko gushaka kw'Imana ku bwawe dukunda, Lambert, Janvier, Jovagile, Frere, Marie Grace, Barise, Angelique, Beline, Esther na Gadi, turakuramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Turemera rwose kwiringirwa kwawe no kwigishwa kwawe n'imico yawe no kwemera kwawe kandi n'umuhati wawe. Ubu rero tukaba tugushyikirije ku mugaragaro umurimo wo kujyana ubutumwa bwiza mu bwoko bw'Imana.
kandi tuguhaye uburenganzira bwo gukora uyu murimo muri paruwase ubarizwamo n'indi uzatumamo iri muri iya diyoseze ya Byumba ndetse no mu zindi paruwase, kugira ngo ujye ukomeza kujyanamo ijambo ry'Imana uryigisha ndetse unakora imirimo yose ikwiriye umujyanamutima nk'uko iteganywa mu mategeko y'Itorangirikane ry'u Rwanda diyoseze ya Byumba kandi nk'uko umaze kubyemerera. Yakora hagati aho ngaho twebwe ubwacu n'abazadusimbura twisigarije uburenganzira n'ubushobozi bwo kwakira urwandiko igihe haboneka impamvu kandi impamvu y'ukuri yatuma wakora urwandiko. Twabyerekanishije gushyiraho ikimenyetso cy'itorero Anglikani ry'u Rwanda diyoseze ya Byumba kuri uyu wa 16 Ugushyingo mu mwaka w'umwami wacu 2025 kandi no mu mwaka wo kurobanuka kwacu wa 15. Imana iguhe umugisha, Imana ikurebe neza, Imana ikwishimire, Imana igushoboze muri byose. Amen. Hanyuma rero Witeka bane namwe turakumva Mana ishobora byose kandi ihoraho, turakwinginze nk'uko wohereje umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo gupfira ku musaraba ubwacu ngo atwunge n'umuremyi wacu. Turagushimiye wahamagaye aba bantu bawe kugira ngo bagire uruhare mu gusohoza inshingano duhamagarirwa kuri iyi si, ariyo nshingano nkuru y'umwami wacu Yesu Kristo yategetse ngo tujye kubwiriza ubutumwa bwiza iwacu, mu baturanyi ndetse no kugeza ku mpera z'isi, kugeza igihe abantu bose bo ku isi yose babwumvise bagakizwa kandi bakabona ubugingo bw'iteka. Turagushima kuko icyizere watugiriye, turagushima kuko icyizere ugiriye aba bantu, kandi turagushima kuko icyizere itorero rigiriye aba bantu kugira ngo bakorere itorero ryawe badategereje ibihembo bishingiye ku mafaranga cyangwa n'indamu, ahubwo bategereje umunezero mwinshi wo kuwukorera ndetse no kuzabona ubugingo bw'iteka ubwa Kristo Yesu umwami kandi umukiza wacu. Kandi Mana Data wa twese turagusaba kugira ngo ukomeze kubana nawe. Witeka Imana nibarebe neza, nibahe imbaraga z'umwuka wera, nibane namwe kugira ngo mube kandi muhore mwiteguye rwose gukora umurimo mwiza yabateguriye imbere,
mufite ibyiringiro kuzabashoboza kandi kuzabana namwe kugira ngo igihe muzaba murangije uyu murimo wanyu mwiza uzabahesha icyubahiro mu bwami bwo mu ijuru kandi mukabona n'ubugingo bw'iteka. Uwiteka rero nakomeze kubana namwe, Uwiteka nabarinda amajya n'amaza, Uwiteka nabashoboze muri byose, Uwiteka nabimane, nabatwikiza amaraso ya Kristo, nabaha imbaraga z'umwuka n'iz'umubiri zituruka mu ijuru kugira ngo nimudasarura muzagusana. Kandi umugisha w'Imana Data wa twese Umwana kandi Umwuka Wera nube kuri buri wese muri mwebwe, nujyane namwe, nugumane namwe, nukorane namwe kuva kugeza iteka ryose. Amen. Reka tubasabe bahindukire barebe iteraniro, batere intambwe bigira imbere, bapepe n'itorero kandi namwe murebe ko babaye beza, barimbye, bahindutse, maze Imana ibahe umugisha. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka dufatanye gushimira Imana muri ya korasi yacu tuziranye ivuga ngo ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana, ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana we ko wakoze, ushimwe Mana. Reka akaze ushimwe bari hano, kaze basuhuze bari kaze kuri altari kandi imana n'abazi ko bahagurutse. Ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana warakoze. Ushimwe Mana warakoze, ushimwe Mana warakoze. Ushimwe kandi umugisha w'Imana Data wa twese Umwana kandi Umwuka Wera nube kuri mwe mwese no ku banyu bose, nube kubakomerejwe, nube kubahawe umurimo w'ubujyanabutumwa bwiza, nube ku bakristo bateranira bose no ku banyarwanda bose kuva kugeza iteka ryose. Amen. Mujyane muharane amahoro ya Kristo iteka ryose.
Amafishi abantu bakomejwe twayazanye ariho ibyangombwa byose bibaranga. Reka rero sabe akidikoni w'udikoni aze ayakire arahereza abapastori ayoboye, hanyuma pastori nabo bayahereza abakristo kugira ngo mu gihe cyangwa buri mukristo agira twishyuye ikimuranga ko yakomejwe kandi ahawe intebe yo gukora umurimo. Akira akidikoni ibyangombwa by'abakristo bakomejwe. Dushimira umubyeyi wacu nyakubahwa Bishop na Madame baje kugira ngo badukorere umurimo mu nshingano zabo. Reka dukomere Imana amashyi n'impundu. Kandi reka nkoresha aka kanya mu izina rya bagenzi banjye abakuru ba Kristo bo mu kidikoni bwa Muhura n'abakristo muri rusange duhagaraririye kugira ngo twizeze umubyeyi wacu ko mu nshingano mwaduhaye nk'abakristo twishimye kandi abakomejwe tuzakorana kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza. Nyakubahwa Bishop rero nta matangazo menshi dufite gusa itangazo ryavuye mu buyobozi bwa leta rijyanye n'ubuzima niryo dufite. Hanyuma bagume hariya hejuru n'ubwo bigeze wowe hagiye kujyaho n'abandi abakuru b'abakristo bigire bane bakeya bane bakeya n'abaperezidante b'amazi bane bakeya n'abenshi ntabwo bane bakeya ahubwo iyo bazamuka hejuru bajya inyuma yawe abarebare bajya inyuma. Haleluya haleluya. Reka turabahagarariye kandi umuyobozi wacu Bishop wacu na Madame byangwa turabakunda yatwifurije iminsi mikuru. Twaratekereje turavuga ngo umubyeyi wacu naza mu by'ukuri nk'uko dukunda umuryango wabo, nk'uko tubifuriza ibyiza namwe abakristo rero, kandi twirinda cyane igisa n'icyaha. Reka tubahereza impano nziza y'urukundo, mutanga amashyi n'impundu. Mwakoze kuri baba. twageneye ubutumwa umubyeyi wacu mu izina ry'abanyamuryango ba district. Ubwo butumwa nagera imuhira abusoma. Madamu Achidikoni abumudushyikiriza. Haleluya. Turimo turasoza
cyumweru gitaha tuzaba turi mu isabukuru y'imyaka turimo gusoza umwaka wa 34 kandi nk'uko abapasiteri mubizi na nyobozi hari ibyo twemeranije tugomba kuba twabitanze kuri icyo cyumweru dufatanya n'abandi kwizihiza kunezeranwa. Akundi nk'uko bivuze ni ugusengera umunsi ku cyumweru tuzarobanura abapastori n'abadiyakoni. Icyumweru gitaha bizakorerwa ibyumba, kandi ikindi ni ugukomeza gushishikariza abakristo kwitabira gahunda zihari. Gahunda zihari ni uguhurira aho abantu bemerewe guhura no mu buryo bushoboka, bagakora ibintu bitatu. Icya mbere, amatsinda yose y'abakristo twabageneye ibitabo byo gusoma ijambo ry'Imana. Hari iby'abana, hari iby'urubyiruko, hari n'iby'abantu bakuze. Ibyo bitabo iyo babirangije tubaha Bibiliya z'ubuntu kubera ko Yesu yarabishyuriye. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, abantu baganira mu matsinda uko imibereho imeze n'imibanire myiza mu matsinda, bakaganira ibibagora, ibibakomerera, ibibakomeretsa, bakiga bagafata ingamba zo gukumira ibituma abantu bacikamo ibice, ibituma abantu batagira ubumwe n'ubufatanye. Icya gatatu, dufite porogaramu y'iterambere ry'umubiri irimo imishinga itandukanye, imishinga y'ubuhinzi bw'ibihingwa binini nk'ikawa n'urutoki n'icyayi n'ibiti bitanga imbuto zivamo ibindi nka avoka n'ibindi biti by'amashyamba. Hari ubuhinzi bw'ibihingwa bisanzwe ngandurarugo by'ibijumba, ibishyimbo, ibigori, ibirayi n'ibindi. Hanyuma tukagira n'imishinga y'ubucuruzi buciriritse, tukagira imishinga y'ubukorikori, tukagira n'imishinga yo gushyigikira amatsinda yo kwizigama no kugurizanya, aho abantu batangira bakunganirwa ariko bagira n'ubushobozi bakajya no muri banki yacu kuko ubu irakora neza. Ibyo ni ibikorwa bakorera mu matsinda kugira ngo twese twubake umubiri umwe, ariko twirinda ikintu cyaduca intege, ari mu mwuka, ari mu bugingo ndetse no mu mubiri. Turabasaba rero kubyitabira cyane tunyuze mu matsinda. Nicyo kamaro k'amatsinda, kuko utari mu matsinda iyo porogaramu arayibura kuko nta kindi byakora. Bityo rero twagira ngo dukomeze kubashishikariza kubana neza no gukomeza kwitabira umuhamagaro w'Imana dufite hano kuri iyi si twese, hanyuma hasigaye tukaba abanyarwanda babereye igihugu cyiza kandi tukazabona n'ubwami bwo mu ijuru. Ibirenze ibyo rero, Imana ikomeze kubaha umugisha, Imana ikomeze kubishimira, mukomeze gusoza umwaka na Noheli neza. Reka batubwire amagambo y'indirimbo isoza. Tugiye gusoza iteraniro ryacu n'indirimbo ya 24 mu gakiza duhagaze twese. 24 mu ndirimbo z'agakiza. Nimuze turebe imbere twese igitondo.